aka numa karitse nk'inkombe y'ikiyaga gatera amagi bayi bayi ngona. Yego. Ikindi kandi nabwira abantu nyine bankunda ikintu nababwira. Murakoze cyane. Yego. Ntabwo turagushimira. Murakoze. Ndeba mu maso uri kubona mu nda Umuhuza. Lafriki TV, spreading laughter, inspiring hope. Yes, ndabashuje mwakwe subscribe kuri Lafriki TV ndetse n'abatari bayikora ndakeka iki ngiki ari cyo gihe hari muri hose mu ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru y'Iburasirazuba ndetse n'Iburengera bwaryo mu mujyi wa Kigali namwe kudeshapo abadasikora namwe ntago nabibagiwe reka nkomeze kubabwira ngo mukomeze munahirwe rega ngo mu bihugu byo hanze muri ndetse Imana ikomeze ibuze byinshi byawe byiza niwa mungu wanyu yera amasimi n'amakombe nyuka akakubitira umwanza y'ibenzega kagaro muzuku y'Imana sinigeze nikuzonamba ubwo natoye story sakaramiti muri my people mugira uti disability is no inability bino n'abantu burya ariko udafite abantu nta bintu waba ufite naje kumenya neza ko uko abone mugufi kose ntabwo wasokanze ngo bure kubona igicu uyu munsi twagarutse ngarukanye na Sabrine ariko rundi mu isura nshyashya cyangwa se isura y'utubebe isura itangaje mukunda ntabwo ndi bwe mvuga mu magambo menshi cyangwa se ngo ngiri ibintu byinshi mvuga ahubwo mbere kugiye ikintu mvuga reka manzirimbe kano karirimbo aka numa karitse nk'inkombe y'ikiyaga gatera amagi karaturaga havamwe utwana ingona ishaka kwigurukira bayi bayi ingona. Ntabwo twatangiza indirimbo za gadi ntabwo twatangiza indirimbo z'abantu bakuru cyo twitonzemo gakeya uyu munsi indirimbo z'abana utugamba tw'abana utuntu tumeze neza. First of all reka nongere mbwira umukobwa wanjye ngo happy birthday mukobwa wanjye happy birthday happy birthday. Ese n'umukobwa wawe? Yes. Nta mpamvu yo kubitindaho n'umukobwa wanjye ndakeka bisobanutse. Yego. Happy birthday my sister. Yego. Urumva umeze ute? Neza. Ariko rero uyu muntu avuze ngo neza nge ntago mba nsobanukiye cyane. Ndumva nishimye. Yego. Muzi kutari kurira. Ndire. Oya. Nene uyu mwana yavutse yavuye mu nda. Bisaba ngo ahita nagira gutanarira. Ubu se nari mvuyemo? Nanavutse ndakaye. Ayi matata kandi umuzi bwo kandi uko kurakara kade ntago buriya ntago ariko umwana avuka no mu jinya ibintu bikagenda nabi nyine ugerageza kuko n'uyu mwana atavuze uramunosha kuko ubundi uraza umwana kwa muganga yavutse ntarire nyine muganga aramunosha kugira ngo umve umwana se ni muzima none wowe kuwe utarize wabona iyo nishimye narira rira kugira ngo mbere kuri muzima rira oya ndize ntago nahora buriya ndamenya mvuriza heba hungu. Sabrine uyu munsi wavutse ariko nje nishimiye ko wavutse yego ni byiza ni by'agaciro ariko rero ndikona nubwo wabaye mwiza kurusha ne bari uko ukiva mu ndamukanya ntibari uko bimeze bite nuko baramuvuka mu musasa sha uzi ko umwana avuka ari mwiza se uko agenda akora bikagenda bigira gute bihindagurika urango ugereranyije burankanje mvuka nari imeze rero igisura cyane kitegereze na ruhinja ruba rube umwana wese uvuka bari mwiza nanjye ubwo uruhinja rwanjye rwari rwiza siko bavuga uruhinja ubwo nawe ukiri uruhinja bari mwiza yego shakoza basi urakoze kumurema gatima basi urakoze uruhinja rwanjye rwari keza siko bavuga ngo uruhinja rwanjye cyangwa ndi uruhinja ubwo nanjye kiri akabebe wari keza yego nene nukunde magatima oya nta muntu mububaho nta muntu mububaho
buriya niko biri. niko biri kuko umugani ukoze ngo twari mu shusho y'Imana. Yego. Uruvuze ngo uri muri wabo tukishije Uwiteka wakuremye. Kandi kose turi beza by the way. Yego. Na Sabrine Karame. wavutse. Sabrine wujuje imyaka ingahe? 17. 17. No washaje sha. Nakuze. Ntabwo 17 bura ari ntabwo ari mikeya. Ntabwo ari mike. Ndandi bya bintu bigeraga urabona ngo ni iminsi mike ukabugeza mu myaka yo gushaka umugabo. Ibintu bawigize ntabwo wumva ni imyaka 17. Si imyaka 17. Imyaka 10 ibintu batangiye kumuregesha. Ibaze arya wavutse. Ibaze ikintu nta nubwo ubanje umbwire ngo ku rugejuru wese reka nanjye ngira umunwa nari bikomeza umbwire. Oya ndika Oya umwana ntabwo ahitamo ibyo bamubwira, komeza umbwire usoze. Okay mbona ari ibyo mba nigira. Ni kuvuga ngo ku rugejuru Yasubiramo ibyo bawigira ngo bya bindi. Kuvuga ngo imyaka ugezemo urumva byizo myaka 17. Njyewe nkora bidi yanjye ubushize. Garden we ntago ugeze ambwira ngo isabukuru sha. Ngira ngo isabusaza. Urumva nje narenze gukura. Ngira no gukura birenga gukura. Bivuga kugeraho gusaza. Urankanye ngeze bidi nago bambwira ngo isabukuru nziza. Reka ngo ni isabusaza nziza. Wandika kuri keke. Ngo neka ngo isabukuru. Urumva isabukuru wumva ni izanyu, iza bamfizi. None umuntu ayikubwiye wayanga. We ntago nayanga ariko yababyisha. Bana yanjye. Wumva ni isabusaza. Narenze gukura none ngeraho gusaza. Gade niko yambwiye pe. Ariko nta kundi. No kwihangana. Gusa icyo nakubwira ku rugejuru mu bitekerezo yego mu gushaka k'Uwiteka Imana ikomeze kwagura muri byose. Yego. Twebwe turagukunda by'umwihariko haje nangiye kuvuga gute. Akaberito okay. Turagukunda cyane especially abakunzi ba Afrique TV baragukunda pe kandi baragukunda cyane kandi ndakeka uzana bibona muri comment bagiye banakubwira ati happy birthday. Turagukunda rero Imana ikomeze kwagura muri byose iguteze intambwe nyinshi mu buzima sibyo uzigurangize uzakate nyinshi uzarenza 100 myaka 100 dukuyumva uzarenza 100 uravuga ngo uzarenza 100 kandi ukure wishimirwa n'Uwiteka ndetse n'abantu. Yego. Ndakeka bari byo by'ingenzi buriya birushimira iyo wishimiye n'Uwiteka ibindi byose buriya byoroshye. Yego. Umva njye nicyo nakubwira. Bura abakunzi bacu nabo bazakubwira ibyo bafite amagambo menshi yo kuzakubwira ndetse aryoshye. Ntago nabara kukubwira ko ariko navukanye ubwiza da ubwiza avukanye burenze ubwo ngo bwa mbere nkubonye nako da wavutse rega nje naje gusura urumva nje ntago nkuzi. Nje nibone uyu mwana nibone uruhinja rwavutse cha mwana kamukweze ukuri cha avukanye ubwiza da. Yego se. Ngo nari plana da hagati ariko nyine nabashimiye. Yego nabashimiye mwankora ibintu byiza nishimye. Yego ntabwo twagushimiye ariko mwakoze kuba waje kwemera ko nyine dukorana biriya bintu urumva ni ibintu byiza cyane. Yego siko bimeze se. nabashimiye cyane. Yego. Yes. Oya nta kibazo. Ni ukuvuga ngo ikintu gihari arambaje ngo anniversaire yawe umaze igihe kingana ikinyiza. Buriya navuga ko kuva twamenyana nahise menya ibyavukira. Ubwo navuga ko
like 4 months 3 months things like that, ibintu nyine nk'ibyo ngibyo. Rero ntago ari igihe kinini, ariko nanone ni igihe kinini kuko iyo twamaze kubara ngo mu mezi angahe bura ntago ari igihe gitoya. So rero nko ku muntu ukunda cyangwa se ku muntu nyine wifuriza ibyiza, ku muntu uza ku mutima, nyine ku muntu uza ku mutima tu amanywa nijoro, umunsi ku wundi utekerezaho, kugiye kuryama, kugiye kurya, iki byose ndakeka ko biragoye ko wakwibagirwa n'itariki ye buriya gadi. Kenshi urayizirikana kugira ngo nyine ninagera mu bushobozi bwawe bucyo ufite, nyine uzagira ikintu ugira gute ukora. Yego. Ntabwo ngiye kwikubwira none ahangana nayo yacyari ibanga. Yego, urakoze. Mwumvishe Karame. Iyo umuntu avutse sibyo? Yego. Aba ameze nk'atangiye undi mwaka. Yego. Imigabo n'imigambi mishya, ingamba nshyashya, ikintu kitubwira. Ingamba nshya. Sabrine ubu natangiye undi mwaka. Yego. Hari aho navuye, hari naho nari ngeze. Hari aho nkeneye gukomereza, hari naho nkeneye kugera. Yego. Icya mbere ni ugukora cyane. Gukora cyane, ibintu mbishyizeho umutima. Icya kabiri ndasaba Imana impa imbaraga, inshoboze, impe gushishoza. Yego. Ndumva ari ibintu byiza. Yego. Imana iguhe imbaraga, iguhe gushishoza, iguhe kumenya. Ubwo gushishoza ubwo haba harimo kwirinda ibyaha bikinini. Yego. Ibintu nk'ibyo. Kwirinda gukora ibintu ubona bitari sawa. Ariko nanone iguha kubana n'abantu bose mu mahoro. Yego. Ni kubana neza n'abantu. Karame. Yego. Yego. N'akahe kantu nyine wadusangiza Wavutse. amarangamutima yawe, abantu b'ibanze cyane washimira, iby'ibanze cyane washima, ibyo wasaba Imana. Ko just uyu mwaka mushyashya atangiye. Nyine nk'ikintu nababwira abantu turi mu rugero rumwe cyangwa se abo dusanzemo n'abandi barimo kuhagana, icyo nababwira ni ugushishoza. Hanze aha birasaba gushishoza, nta guhubuka. Yego. Hanze aha umuntu wese ugusekeye sikaba agukunze. Yego. Niba agusekeye mwikirize, ariko attention ku byo akubwira cyangwa icyo ugiye gukora. Ikindi kandi nabasaba gukora cyane, mugafasha abantu bari kwa muganga, mugafasha abantu bababaye. Hanze aha hari abana bababaye, hari imbabare ziri kwa muganga. Yego. Imana ibaho umutima wo gufasha. Yego. Uracyakomeje? Oya, mbwira. Wari ukivuga. Nimuzerega n'amagambo mfite, niyo mpamvu nawe wumva wavutse. Bya bigambo byanjye nahuburaga ubu nabigabanuye. Ubu ndimo navugira, niba navugiraga muri 90, ubu ndimo navugira muri 10%. Yego. Natuje nabaye nk'inkoko. Yego. Ikindi kandi nabwira abantu nyine bankunda, ikintu nababwira mwarakoze, n'abatanzi n'abataramenya cyangwa se n'abandi abo ari bo bose mwarakoze. Nshimira ababyeyi banjye, inshuti zanjye zimba hafi, inshuti zanjye ndazishimira. Yego. Washimiye muri rusange, ariko muri rusange hari ukuntu gade yakubaje ikibazo aravuga ngo wenda hari nk'abantu uvuga ati bano bantu nyine hari abantu nyine bari special, sibyo? Yego. Abashimye mu tuzo ababyeyi. Yego. Okay, that's good. Umwe naturubuye. Akundi nuko bose nabashimiye. Yego, na mukecuru tubana. Yego, kandi namwe nabashimiye. Murakoze cyane.
yego ntabwo turagushimira mwakoze ndeba mu maso uri kubona mu nda umwana mwa inde ndeba mu maso urimo urutegereza uri kubona ndi umuhuza niyo nakipfira nari bo yes yes so rero Sabrine wakoze cyane ndetse Imana ikomeze kwagure muri byose iguteze intambwe nyinshi nkuko nakomeje mbikubwira ndetse no kuri iguhe byiza byayo nyine guhazi uburame cyane kuko buriye umuntu afite ubuzima n'ibindi biba bigishoboka mu buzima rero ubu numva twanasezera abantu yego birahagije njyewe reka nkomeze mbabwire ngo mwamuri kumwe n'Ikagarara ndetse abakoze subscribe ndabashimiye cyane nawe uteganya kuyikora igihe ni iki ngiki kugira ngo dusapotinge ndetse erega channel yanyu ntago ari yacu ubundi dukomeze twubake umuryango mugari wa Afrique TV komeze mbabwire ngo Imana ikomeze ibarinde cyane ciao ndabakunda Lafriki TV, spreading laughter, inspiring hope.